Imana yaturinze ntiyabicubahira ambapo imetulinda imitiwe turahaguruka dusome ijambo ry'Imana tutasimama kusoma neno la Mungu mu gitabo cy'Abagalatia tutasoma kitabu ya Wagalatia ibice 6 sura yake ya 6 wa karindwi turageza shairi ya 7 tutafikisha hapo na 10 tunabaduhagaze twese tutasimama sisi sote timuyoro Imana tinebuliza izuru kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura bibira umubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora bibira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho turasubira imuyobe Imana ntineburizwa izuru kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura bibira umubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho kwe gucogora gukora neza kuko igihe nirisohora tuzasarura nitutagisora nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera amen Frère Venuste arase Venuste ataona bora kumama data sasa rongeye tuzamwikira bitaro rero kwitangirira kujya kwiherezo bavuze ngo uhabwe icyubahiro amen rakose kuko ari wowe duteranije rakose kuko ari wowe warinze abera bawe turabizi neza yuko iteranije udateraniriza ubusa ndakwinginze kugira ngo muri aka kanya utugaburire mwami nugendere abandi nanjye ntunsige nugendere umugaragu wawe nanjye ntunsige nuvugana n'umugaragu wawe nanjye ntunsige tuguhaye ikaze mubyeyi uze utuzamure mu kirere cy'umwuka kugira ngo twumve icyo umwuka dushakaho aya magambo yaturumuriye mu mitima yacu kandi yasobanuriye imitima yacu tuguhaye karibu muri byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen. Unaweza keti. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mungu wetu apewe sifa mu izina rya Yesu Kristo. Katika jina mfalme wetu Yesu Kristo. Yaraturinze. Mungu ametulinda. Tugejeje kuri uyu munsi turi bazima. Metufikisha saa hii tukingali hai. Ari wowe nanje. We nami na perezida n'abadepite bose nta nico bakoze. Hakuna kitu ambapo wamefanya. Ahubwo icyo Yesu yakoze. Chenye Yesu Kristo amefanya. Icyo gitumye turama. Jote kinaacha gitumye tuboneka mu materaniro. Jote kinaacha tunapatikana. Icyo gitumye duhumeka umwuka w'abazima. Jote turapumuzika. Icyo cyatumye turindwa mu mihanda. Na tumerindwa kwa barabarani. Iyo Imana yabikoze. Mungu ambapo amatenda hiyo. Umfashe tuyishime n'amashimwe. Izina ryayo rihimbazwe. Kila mfalme limidiwe. Somya amagambo meza aboneka mu gitabo cy'Abagalatia. Mazuri yenyewe yanapatikana ndani ya kitabu ya Wagalatia. Kusoma andi magambo
duhereye igice cya 6 tukianzia sura yake ya 6 duhereye ku murongo wa 20 tukianzia shairi ya 20 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. tutasoma katika jina la mfalme wetu Yesu Kristo. Ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha timwari mugitwarwa ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha timwatwarwaga no gukiranuka mbese ico gihe mweraga mbutoki ziruta koza isoni. Ubu amaherezo yabyo akaba ari urupfu. Ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu n'ubugingo buhoraho, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ihira amagambo yayo. Mungu bariki maneno yake kandi iduha amatwi na tena Mungu atupatie masikio yo kumva ya kusikia buri muntu wese waje kuri aya materaniro. Kila mtu yote ambapo amefika kwa nasubirayo akirudi asubiraneyo intsinzi, arudi na kuwa na ushindi, kubera kwani twari twaje tumekuja tuje gusaba. tukia kuomba. Iyo uje gusaba rero ambapo umekuja kuomba sabye guhabwe. yafaa upewe. Ibyanditswe byera biravuga bino, maandiko matakatifu yanasema murasaba ntimuhabwe, munaomba na tena mupewe. kubera iki? Kwa nini? Kubera yuko musaba nabi. Kwani munaomba vibaya. Kuri uyu mugoroba kwa jioni ya leo mwene data ndugu dada saba neza. ombe vizuri. Urasaba Imana, ukiomba Mungu, Imana yacu Mungu wetu itanga yenye napaa itizigama na tena ijuri uyisaba. tutaiomba. Ese murabyizeye? Naamini hivyo. Kuri uyu mugoroba buri muntu wese agira icyo asaba Uwiteka. aombe Mungu. Basomye igitabo cy'Abagalatiya. Tumesoma kitabu ya Wagalatia. Aratubwiye bati, anatuambia msipoteshe, timuyo msipotee. bari kuburira nde? Wanaonya nani? Bari kuburira nde? Wanaonya nani? Wanamwarifu. Bari kuburira nde? Wanamwarifu nani? Bari kuburira umugenzi. Wanamwarifu. Natwe turi abagenzi. Nasi ni wasafiri. Abagenzi bataraba kuri iyi si. Wasafiri banyaye. Turi abagenzi bari kugana i Siyoni, mu murwa w'amahoro, mu murwa wera, mu murwa wera. Turi abagenzi. Sisi ni wasafiri. Je nawe turi abagenzi. Mimi nawe ariko turi abagenzi batandukanye nabo kuri iyi si. Abagenzi bo kuri iyi si wasafiri wa ulimwenguni bajya California, abagenzi bo kuri iyi si bajya Kinshasa, abagenzi bo kuri iyi si bajya Idaho, abagenzi bo kuri iyi si bajya mu gihugu cy'u Burundi, abagenzi bo kuri iyi si bajya mu gihugu cya Kongo. Ariko abagenzi bajya Siyoni basatiriye igihugu, wanafuatilia igihugu kitabamo ururwayi, hakuna ile nchi, kitabamo kurira, hakuna kulia, kitabamo kuboroga, hakuna kuomboleza, kitabamo ambulance, hakuna ambulance, kitabamo estoma, kitabamo za malaria, hakuna malaria, kitabamo guheta imigongo, hakuna, kitabamo n'igifu, hatana kugana fakiri, nta rwangano rubayo, hakuna, nta n'amazimwe gabayo. hakuna. Muri icyo gihugu hari urukundo wenyine. Iko ni upendo. Icyo gihugu ni cy'abagenzi. Ni nchi ya wasafiri. Abagenzi bajya he? Wasafiri wenyewe wanaenda wapi? Bajya mu icyo gihugu. Wenyewe wanaenda icyo gihugu cyitwa mu iki? Ile nchi ni igihugu cyitwa Sayuni. Inaitwa ni igihugu cyitwa Siyoni. Inaitwa Siyoni. Ni umurwa w'abera. Ni umurwa w'abizera. Tuzasangayo Aburahamu. Tuzasangayo Pawulo. Tuzasangayo Petero. Tuzasangayo abatubanjirije. Kugira ngo tuzababone rero. Uzodi tuwapate sasa. Bisabye ngo tugere ikirenge mu cyaha. Yafaa tupiga hatua ndani ya. Paulo ati, Paulo anasema mugere ikirenge mu cyaha. Mutie mguu nafasi kwa nanje. Nami nakigeze mu cya Kristo. Nimeitia kumyenye Kristo. Nanje nawe. Nami tugere ikirenge. Tupige hatua. Cyacu yetu. Watu wanjirije. Mwenyewe tutangulia. Tuzasa
uzatira aho wagiye. utaenda nafasi kwenye wameenda. Natwe ariyo turi kwerekeza Nasi njoo kwenye kugira ngo tuzababone usudi tuwapate. dutera intambwe tuzikandagiza mu zabo. Afa tunapiga hatua tukifikia Reka tubanze ngo mbese intambwe zabo zitera uzikandagiza. hatua unaikanyanga nafasi wapi? Tugere ikirenge mu cy'abanjirije. Tutie miguu nafasi kwenye wametutangulia. Timuyobe Musipotee. Imana ntinegurizwa izuru. Mungu atetewe kwa pua. Kuko ibyo umuntu abiba vyenye mtu anapanda, ibyo umuntu abiba vyenye mtu anapanda ni byazasarura. ndio vyenye tavuna. Hari ababibyi, kuna wenye wanapanda. ababibyi ni bande? Wapandaji ni wanani? Abarabamenya wenye watawajua ababaye abahinzi. ni wenye walikuwa walimaji. Umuntu wabaye umuhinzi wenye alikuwa mlimaji igihe yajyaga kubiba umuceri, wakati alikuwa anaenda panda mchele, yategerezaga ko wa muceri uzamera. alikuwa anangojea wakati ile itaota ile mchele, akareba koko kwariwe. anaona kama ile mchele. Hari igihe wategerezaga ko ari umuceri, kuna wakati uko unangojea kama ni mchele, ukiyesha warabibye umurama, unashudanganya, unaona kama umevuna ingine. warabibye umurama makapi aho wabibye umurama afasi umevuna umepanda makapi, urahibwira unapajua usanga n'umurama nariko gunahari, unakutana ile makapi. aho wabibye umuceri wasanga nariko guri kumera, unakutana mchele. abahinzi ibishimbo wenyewe ibishimbo ngo azasarura amasaka, hawezi sema nta kama wabiba umuceri ngo azasarura amajeri. Ndaguhakaniye ibyo umuntu abiba ni byo azasarura. Amen. Nubibira umubiri ukipanda kwa kimwili uzasaruramo kubora. Ndugu utavuna kwa kuoza. Kuko iby'umubiri ndugu vya kimwili birabora, binaoza. nibyo turya vyenye tunakula tukabyica, tunabihuwa kugira ngo natwe tubeho, usudi na sisi tuishi. niyo zaba ari inyama ziboneye. Hata naona kama ni nyama zenye zinangaa, urazitinya, unaziogopa. kamanze naziteke Panza ni zipige, ntabwo bitosheje. abiishi ya kozari zapfa bado ukufa, reka nshyiramo amavuta. wewe nitie mafuta. kozari zapfa bado ukufa, reka nshyiramo amatunguru. nitie matunguru. kozari zapfa bado ukufa, reka nshyiramo ubunyobwa. nitie unyobwa. kozari zasha reka nshyiramo inyanya. nitie nyama tomato. urugutinya iki? nagopa nini? kwari inyama. mbona ni nyama sasa? wapfa kurya kula. tubeshwaho n'ibipfa. vyenye mnaacha tunaishi ni vyenye tubanza twabyica, tunabihuwa, byamara gupfa kisha ukufa tukabirya kugira ngo tubeho, usudi tuishi. ubibira umubiri mwenye anapanda kwa kimwili azasaruramo kubora, atavuna kwa kuoza. ubibira umubiri mwenye anapanda kwa muri uwo mubiri ile azasarura ibibose, atavuna vyenye vinaoza. ari kubibira umwuka. mwenye anapanda kwa kiroho sasa muri zo so ndangamuzeje au uwari we wese mwenye yoyote. Timuyobe Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira umubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora. Ariko ubibira umwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Umuntu wese uzabiba mu mwuka, kila mtu mwenye atapanda kwa kiroho, uwo ni umwana w'Imana, mtoto wa Mungu. umwana w'Imana, mtoto wa Mungu ayoborwa n'umwuka w'Imana, anaongozwa na Roho Mtakatifu. abana b'Imana watoto wa Mungu bakwiriye kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Abateranye kuri uyu mugoroba wenye wanakusanyika chini, ubibira umubiri mwenye azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka azasaruramo ubugingo buhoraho, atavuna umwami wacu Yesu Kristo. uzima wa milele. ababiba muvuka bose wenye wanapanda twishimire ko tugiye gusarura ubugingo buhoraho. ababibira umwuka mugira umunezero mu kanya gato nk'ako guhumba, wakati kitambo isarura riratwegereje. mavuno buri muntu wese nibyo yabibye, vyenye kila buri muntu wese nibyo yateye. na kila chenye mtu niba ari urwango kama ni makatazo uraje urubone, niba ari urukundo uraje urubone, ile pete pata. niba ari mu mwuka kama ni kwa kiroho uzohembwa mu mwuka, niba ari mu mubiri uzahembwa mu mubiri. utapokea. ariko Bibiliya yari iravuze
Uisamichi. Kwa jioni ya leo machaguo yako ni nini? Uisamichi. Nachagua nini? Uisamichi. Nachagua nini? Haha ni mu Baroma. Warumi 6:23 gonyine 26 23 gonyine 23 ndio wahageze. Amen. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana, karama ya Mungu, impano y'Imana itanga, karama ya Mungu yenye napana. Imana Mungu igiye gutanga impano. wakati napana karama, Imana itanga impano nziza, inapana karama nzuri. impano y'Imana, Karama ya Mungu nukuguha ubugingo kupatia uzima utarashira kuno munsi, yenye uzahoraho iteka ryose. Umwami wacu Yesu Kristo, Mfalme wetu Yesu Kristo, abari muri Yesu Kristo babaye ibyaremwe bisha. Ibyari birimo byari barimo kera birashize, none dore bihindutse bisha. binageuka vipya. Kugira abera b'Imana Naambia watakatifu mwirinde ibyaha, mujirinde mwirinde ibyaha. mjipoteshe na Impano y'Imana karama ya n'ubugingo Mungu buhoraho mu Mwami ni wacu Yesu uzima Kristo. wa milele ndani ya Ubibiri Yesu. umubiri, Mwenye anapanga muri uwo kwa mubiri azasaruramo kuba, mwili ariko ubibiri umwuka, mwenye muri anapanga uwo mwuka kwa azasaruramo ubugingo buhoraho. atavuna uzima wa milele. Frere Branham aravuga ati, Branham anasema niba warabibye umuyaga, kama umepanda kwa hewa, iyo wagiye kubiba, wakati unaenda kupanda, niba warabibye umuyaga, kama umepanda kwa hewa, uzasarura, utavuna muri uwo muyaga, kwa ile hewa, uzasaruramo serwakira, utavuna kwa ile pepo yenye perusha isurisuri. vizuri. Frere Branham ati, Branham anasema kuko kwani umuntu wese uri mu byaha, kila mtu yeyote mwenye yuko ndani ya dhambi, ibihembo bye kusema mapokeo yake ni urupfu abapfuye. ni kifo ambapo amekufa. Niba warabibye umuyaga, Kama sasa umepanda pepo, muri uwo muyaga kwa ile hewa sasa uzasaruramo serwakira, utapokea misurusuri, upepo wa kisurisuri. pepo wa kisurisuri. Niba warabibye umuyaga, Kama umepanda uzasarura umuyaga, utavuna. ntabwo wabiba umuyaga, Hawezi uzasarura ibyo kurya. panda pepo, Ntabwo wabibakoresha, uzasarura ubugingo buhoraho. Ntabwo wabiba urwangano, kata mwingine uzasarura urukundo. au upokee Upendo. Sijua kama unasikia hii maneno haya. Ngo mwabibye serwakira, Nikusema ile yenye mmepanda sasa, niba mwarabibye umuyaga, kama mmepanda uzasarura hewa hiyo, serwakira. mtavuna. Ababibye umuyaga baba Kusema wenyewe wamepanda ile hewa yote, bazasaruramo serwakira. kusema atavuna ile. Abandi bagiye guhinga, abandi bagiye guhinga, wengine wanaenda bagiye kubiba imyaka, wanaenda upanda nawe usigaye akazi mavuno, kanyaretse ku kandi. anatia migugu mwingine, Bazagarukana imiba, atarudia na miba. bazagarukana isarura, Kusema atarudi kwa kuvuna, bazabiba barira, watapanda kilia, weho wicaye. lakini wewe utakuwa Ariko mu gihe cy'isarura we wakati ya kuvuna sasa, bazasarura baseka, watavuna bagaruye ibiba iwabo bafite umunezero. Abana b'Imana kuri uyu mugoroba ufite imibabaro kuri iyi si, ariko mwihangane, mu kanya gato mwakaburunga umwami wacu Yesu Kristo araje atugororere. Abihanganye bose Uwiteka ari kuvuga ngo bafite amahirwe manini, kuko Uwiteka yahiriye y'ubu nawe azaguhirira. nawe utakuwa na heri. Mani bawumugisha Mungu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turi kuganira kuri iri jambo ngo igihe cy'isarura, wakati ya kuvuna, igihe cy'isarura, wakati ya kuvuna, igihe cy'isarura. wakati ya kuvuna. Buri muntu aragenda Kila mtu anaenda akareba ibyo yaribye, anaona vyenye akagenzura kabisa, akagenzura, anachunguza, akavuga ngo mbese anasema nakundaga bene data, niko napenda ndugu, ese ko nagiye bwana nilienda nagaburiye abashonji, nilipatia wenye walikuwa na njaa, ko nagiye bwana nageze nimeenda muko Imana ishaka. nimetembea gizi Mungu Uyu anapenda. mugoroba bene data, Jioni wa uyu ndugu, mugoroba bashiki banje, jioni wa dada, ugenzura ibyo mubiba, uchunguze ugenzura ibyo tubiba, uchunguze aho tubiba ni he, kwenye tunapanda ni naho wapi, dutuye, nafasi kwenye aho tubiba ni he, kwenye tunapanda, naho tunyura, nafasi kwenye aho tubiba ni he, muri za kampani dukoramo, aho tubiba ni he. tumetumika kwa kazi. Sinzi niba muri kumva Sio yavuga, kama unasikia hii maneno. aho tubiba ni muri Walmart, Tumepanda
genzura mu mutima wawe, uchunguze kwa moyo wako, genzura imigendere yawe, uchunguze matembeo yako, genzura ukubayeho, chunguza jinsi maisha yako iko, ufashe parole, ukishika parole au neno, genzura ukubanye na madamu wawe, uchunguze jinsi unaishi na bibi yako, genzura ukubanye n'umutware wawe, uchunguze uone jinsi unaishi, urebe niba ugenda nk'ijambo, uone kama unatembea sawa nini, ntabwo bigarukiye aho, abiishia hapo. reba kugendana na chef de chorale wawe, uone jinsi unatembea na chef de chorale, reba kugendana n'abayobozi bakuru, uone jinsi unatembea na waongozi wajana, reba kugendana n'abadiakoni, uone jinsi unatembea, reba kugendana na mwene so, uone jinsi reba kugendana na mushiki wawe, uone kama jinsi wawe ndi ugenda ubesha mu musangira urugendo rwo kujya mu ijuru, unachangia safira kuingia, ariko wararangije kumutengamo imigabo nk'ihene cy'abazi, ukisha upanga tenga kama mbuzi. genzura zichunguze mu mivugire yawe, kama semi yako, icyo umuntu abiba chenye kimuta napanda nicyo azasarura, njo chenye tavuna. ntimuyobe, Usipotii Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira umubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura ntitutagusara. Nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu ya muzika. Mwene siko mufiki, sasa ndugu yako unakufa nini? mushiki wawe mufiki, Dada unakufa nini? chef de chorale wawe mufiki, Chef de chorale unakufa nini? diakoni wawe mufiki. Shemashi unakufa nini? Nta kindi cyatuza, Hakuna chenye kimetuleta hapa. twaje gushaka mu butumwa. Tumekuja kutafuta ujumbe hii. Ukabagema yaguze inzu, ameuza nyumba, yaguze imodoka, ameuza gari. niba yayiguze Akiuza si y'abafurere, ni ya wandugu. niba yayiguze Akiuza si y'abashiki bacu. si ya wadada. Ntabwo muri ubu butumwa Haujumbe hii twaje gushaka mu imodoka, muri ubu butumwa ntabwo twaje gushaka mu icyubahiro. hakuna kutafuta Nyiricyubahiro ni umwe, wenye heshima ni ni umwami mmoja, wacu Yesu Kristo. mfalme wetu Yesu Kristo. Uzababazwa n'ikindi kimwe, Kuumizwa na kitu kimoja, igihe hamenya azazamurwa, wakati amenya atapanda, wewe ugasigara, wewe unabaki, uzasigara ubabaye. ubakie ukiumia. Igihe uzababara, Wakati utakuwa na mauzo, uzababazwa nuko Kabagema yazamuka, uumie wakati mwingine ameshanyakuliwa, wewe ugasigara, kisha wewe unabaki. uzawuonyesha. Njoo utakuwa nakutana na Ariko nabona amafaranga, akipata pesa, nushaka kumubwira ngo Imana ikongere n'ayandi, mwambie kabisa Mungu kugira ngo nawe Imana izayagure. kusudi na Mungu Ntagire imigisha akikuwa na mibaraka muri y'umubiri, kwa kimwili. uzamubwira uti yera abafurere bose babaga nkawe, Mwambie kama watu wote wangekuwa sawa, uzareba Imana izagukorera. wewe je, Icyatuzanye muri ubu butumwa ni ugushaka ijuru, icyatuzanye muri ubu butumwa ni ukugira ngo tuzabone Imana, icyatuzanye muri ubu butumwa ni ukugira ngo tuzabane n'umwami wacu iteka ryose, naho ibindi byose bizashira. itaisha. Ubibira umubiri Mwenye na azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. atavuna kwa uzima. Niyo ute Wakati unafanya Imana izaguhemba, Mungu niyo wahunga hatuna Imana izagushaka, Mungu atakupa. aho uzaba uri hose Imana izaguhembera ibyo wakoze, Mungu atakulipa kugeza ubwo yavuze ngo n'abasinziriye akasema na wenyewe bazongera babeho. Kandi buri muntu uko yasinziriye, kila mtu icyo yasinziranye nicyo azakangukana nacyo. msema atatoka kwa ule usingizi. Abasinziriye bizeye wenyewe mesinyani wakiamini barikiye ubugingo buhoraho, maana yawekea kuko uzima. Bibiliya yavuga iti Biblia inasema nubwo hari abasinziriye, hata kuna ariko igihe cyo gukanguka n'igisohora wakati wa kutoka usingizi tuzazamurwa, tutanyakuliwa, duhurire nabo tukutane nao mu kirere dusanganiye umwami. anga tukumuraki mfano wetu Yesu Kristo. Uyabazwa n'ubwiza bwa Mweneswe, Usuumizwe ibyiza ufite ni ibyawe, vyenye uko navyo ni vyako, ibyiza ufite ni ibya bene zawe, vizuri vyenye uko navyo ni ibyiza vyako, ufite ni ibya bashiki bawe. vizuri vyenye uko navyo ni vya Uzagira wadada. ntunabisangire nabo, Ukichangia umenye ko uri kubibira umubiri. ujue kama umepanda kwa kimwili. Obadia Amen. badusomere. Obadia
tatusomea ni igice kimwe. Umurongo wa mbere n'uwa gatatu. Sura ya kwanza shairi ganira ngo igihe cy'isaza, wakati wa kuvuna. Igihe cy'isarura kiraje, wakati ya kuvuna. Obadiya ni igice cya mbere. Sura ya kwanza. Ninde wahageze? Soma umurongo wa kabiri n'uwa gatatu. Sura ya pili na tatu. Amen. Amen. Ukirata unajitapa, agarara, simama. Wewe sasa, jewe, mimi, nawe, na wewe, ndi mwiza, mimi ni mzuri. Irata, jitape, harahuzaje, nafasi kwa nitafika, harahuzaje, nafasi kwa nitafika, harahuzaje, nafasi ambapo tafika. Bwabwira si buzarangira. Jitapa kwako bitakuwa. Bwabwira si burukugushuka. Jitapa kwenye kuna kudanganya. Njewe ndumukire. Mimi. Njewe ndatunze. Mimi. Ndatunganiwe. Kabisa ni mutajiri. Ntabwo njewe nagira inshuti umufurere w'umukene. Siwezi kuwa na ndugu. Ntabwo nagira umusere w'umukene ngo ambere inshuti. Dada maskini. Ntabwo nafuzi wacu. Hawezi fika kwa. Ntabwo nagendana nawe. Siwezi tembea naye. Kamubwire ngo bireke. Nikwambie biache. Nikamubwire ngo byihorere. Biache sasa. Nubwibona buri kugushuka. Kujitapa kwako. Mubwirasi buri kugushuka. Kujitapa kwako. Ibyo ntamuka w'Imana urimo. Kudanganya hakuna roho. Haraho uzagera. Kuna nafasi kwenye tafika. Haraho uzagera. Kuna nafasi kwenye tafika. Aho utuye bibiri kuvuga ngo. Kwenye nakaa Biblia inasema. Utuye hagati. Nukusema nakaa katikati. Hagati y'urutare. Ya mwamba. Utakwiseganya. Kwenye weze jitingisha. Ushaka kugira ngo mfite inzu nziza. Unaanza shibaze kwa imodoka nziza. Niko na gari nzuri. Ni nziza ariko nawe uri mwiza. Ni nzuri pana nawe. Ariko ni uwami mubi. Kama unakuwa mbaya, ukugendera muri serikali. Unatembea ndani ya serikali. Imodoka yawe ni bari nziza. Kama gari ni nzuri, bisabye ngo nawe ube mwiza. Yafana wewe. Inzu yawe ni bari nziza. Nyumba yako kama inakuwa nzuri. Ntabwo iziratanga inzu ya Gerard iraboneye. Nyumba ya Gerard inanga. Ninde se wairaye? Nani mwenye sasa merara huko? Ninde wahageze saka hakiri? Ni mwenye amefika anapodia hapo. Ubwibone bwo mu mutima wawe. Usitapa kwako kwa moyo wako. Bwaragushutse. Imekudanganya. Uribagirwa. Unasahau. Utuye hagati y'ibisate by'amaguru. Kama unakaa ndani katikati ya mambo. Ninde wangora? Ni nani mwenye anaweza nigusa? Jewe ndakomeye. Mimi kabisa niko mgumu. Atari jewe. Mimi haundi. Hakuna mwingine. Ninde wangora? Nani mwenye anaweza nigusa? Ninde wacisha bugufi? Nani mwenye anaweza? Ariko bibiri Biblia inasema nimwicisha bugufi mbere y'umwami. Ushinyenyekeze mbele ya abarwanyi. Mukuwe wagombanaji. Kurwanya Satani. Akugombana. Kurwanya Satani. Ibilisi. Nawe azabahunga. Nawe atakimbia. Mwishimiye kurwanya umwanzi. Kabisa mnafurahia. Umwanzi w'urwangano tumwirukane. Umwanzi w'urwangano tumwirukane. Adui ya kukataa wengine tuifukuze. Aje kure yacu. Akimbie. Ahubwo duhamagara urukundo. Itembee katikati yetu. Anazo yetu. Amen. Amen. Niyo waba muremure. Hata anakuwa mrefu. Niyo waba uri muremure. Hata anakuwa mrefu. Hari abantu muri message bigira banini. Kuna watu wenyewe ndani ya message wanakuwa wanene. Hacho ndicho. Mimi sina kitu. Mimi si kitu. Mimi si kitu. Nawe ntacuricho. Niyo wabwiriza. Hatuna niyo waririmba. Hatuna niyo wasenga. Hatuna niyo wahanura. Hatuna tabia. Ntacuricho. Wewe hauko kitu. Imani ivuze ngo pa. Mungu akisema nta segonda. Hakuna takiwa. Niyo watumbagira.
ukazamura icyubahiro, unapandisha heshima yako, ukavuga ngo njyewe indaya yanjye ntabwo izaba hano kuri iyi si, ahubwo izaba mu kirere. Bibiliya yavuze ngo aho naho ukuboko kw'Iteka kuzakumanura uture hasi kugira ngo ibihembo byawe nawe ubibone. Malipo yako uipate sasa. Cyo nakwinjira kuri umugoroba cyenye naweza kusiga intambara nziza, upigane vita nzuri yo gukiranuka ya kukuwa mwenye haki, maze ibihembo byawe usema malipo yako uzabyakira n'amaboko gombi, ipokee na mikono utari gushidikanya bila kuwa na shaka. Kuna mtu n'umwami aterana ashobora kuba arimo kwa kusanyiko hii napasha kuwa iko utiyiringiye ko azajya mu ijuru, mwenye tumaini kama taenda mbinguni. Ushobora kumubaza uti unapasha muuliza mbese koko kabisa uzazamurwa, utanyakuriwa? kugira ngo ntabwo abizi, anasema mimi sijui. urwo rwiciye basi nakata sheria yake. Uzi impamvu ni iyi? Maana yake ni wapi? Yarabwiwe ariko yanze kumva, ameambiwa lakini hakusikia. yeretswe inzira ariko yanze kuyica, ameonyeshwa njia lakini kupitia kwa hiyo njia kubwira mu mutima we yenyewe nagombania kwa moyo wake ibintu ukuri nanga ni ukweli au ni uongo. Ishobora kuba atari uko na maana ariko kandi wasanga ari ukuri, lakini kwa maana uwo numvaza ngo mbese uzazamura, kimuuliza kama atazabona igisubizo, hatapata jibu. ubwiwe nabwo mu mutima wawe bwaragushutse, wowe utuye mu bisate by'amabuye, ukaba mu buturo bwo hejuru cyane, ukibwira mu mutima wawe uti ninde wamanura akageza hasi. Ku murongo wa 4, naho watumbagira hejuru nk'igisiga, igisiga kija kure cyane, icyari cyawe ukacarika hagati y'inyenyeri, aho naho nzakumanura ugwe hasi, niko Uwiteka avuga. Amen. Ntabwo ari kabajye mu bivuze, ntabwo ari Gerard bivuze, ntabwo ari John bivuze, ariko John mwenye nasema, ntabwo ari Yashero bivuze, ariko Yashero mwenye nasema, ntabwo ari Ejedu bivuze, ariko Ejedu mwenye nasema, ni Etsigire Seigneur. Mungu Uwiteka ni ubivuze, Mungu ndio watumagira tunapanda ukarika icyawe hagati y'inyenyeri kure, jua nyota katikati ya nyota. Uwiteka azakumanura ugwe hasi, kuko wanga kumva ijambo ry'Uwiteka. Bibiliya iri kuvuga iti niwanga kumva ijambo ryawe nanjye nzakwanga. Nami nitakukataa. Nifurije abatangiye kuri uyu mugoroba gukunda ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana mukagendera mu kuri, igihe cy'isarura nimutagwisari umwami azabahemba. Turangirije ku murongo wa 15. Kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi, uziye amahanga yose, uziye amahanga yose. Kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi, uziye amahanga yose, uko wagenze niko uzagenzerezwa. Ulifanyia wengine jope litafanyizwa na wewe. Sinzi niba muri kumva amagambo. Kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi, siku ya Mungu iko karibu, uziye amahanga yose, kujia taifa yote. Ibyo wagize bizagusubira ku mutwe, nimefanya nitakurudia kwa kichwa yako. Wagenje niko uzagenzerezwa. Hizi ulifanyizia wengine ndio utafanyiziwa. Sinzi niba bavuga ngo amen. Kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi, ni siku ya Mungu iko karibu, uzuye amahanga yose, tena kujia taifa yote. Uko wagenje niko uzagenzerezwa. Hizi ulifanya ndio kitafanyizwa. Ibyo wagize bizagusubira ku mutwe, yenye umefanya vyote nitakurudia kwa kichwa yako. Sijui kama unasikia maneno haya. Umubiri umubiri, mwenye anapanda kwa kimwili azasarura makuwa, atavuna kwa kuoza. Umubiri umuka, mwenye anapanda kwa kiroho azasarura ubugingo buhoraho, atavuna kwa uzima wa milele. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, kusema mavuno ya dhambi ni kifo, ariko impano y'Imana lakini karama ya Mungu ni ubugingo buhoraho, ni uzima wa milele mu mwami wacu Yesu Kristo. Ndani ya mfalme wetu Yesu Kristo. Nawe tumagira hejuru mu kirere, unapanda n'igisiga, sawa tai, icyari cyawe ukacarika hagati y'inyenyeri, na ile nyumba ya ndege unatia katikati. aho naho nzakumanura ugwe hasi,
umunsi w'Uwiteka uri hafi. Kwani siku ya Mungu iko karibu. Usiye amahanga yose. Nafikia taifa yote. Ntabwo uzazira abera bikenda gusa. Ntabwo uzazira abera baruzivira gusa. Ahubwo uziye amahanga yose. Buri muntu ibyo yakoze nibyo azakorerwa. Uko yagenje niko azagenzerezwa. Ibyo yakoze byose bizawusubira ku mutwe kandi bizakorwa ku mugaragaro. Kuko Imana iguhaye imigisha abari kukureba bose barayireba. Iyo Imana ikuvumye Imana yakuvuma bose bakabireba. Kibuwa kikurani wote wanaviona. Uko wagenje niko uzagenzerezwa. Ibyo yakoze nibyo uzakorerwa. Rero Imana kuri umugoroba bifurije gukora neza mukabira imbuto z'umwuka kugira ngo muzasarure ubugingo buhoraho. Mwirinde kubibira mu mubiri, ahubwo ababibira mu mubiri bazasaruramo kubora, ariko ababibira mu mwuka bazasarura ubugingo buhoraho. Bifurije abera b'Ikenagi kubibira mu mwuka kugira ngo muzasarure ubugingo buhoraho. Igihe cy'isarura bifurije abatera